Inshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 33 kugera ikirenge mu cy'abisi. Abagendera mu nzira ifunganye bagenda bavuga iby'ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo rwabo. Akenshi baba bafite umubabaro ugaragara mu maso habo, nyamara kandi haba hagaragara imirasire y'ibyishimo byera kandi bizira inenge. Ntabwo bambara nk'itsinda ry'abari mu nzira ngari cyangwa ngo bavuge nkabo ndetse ngo bakore nkabo. Hari icyitegererezo bahawe. Umunyamibabaro wamenyereye intimba niwe wabaciriye iyo nzira kandi nawe ubwe yayinyuzemo. Abayoboke be babona aho yashinze ikirenge maze bagahumurizwa kandi bagaterwa ubutwari. Iyo nzira yayinyuzemo amahoro, bityo nabo bashobora kuyinyuramo batyo nibagera ikirenge mu cye. Inzira ngari. Mu nzira ngari abantu bose bihugiyeho, bahugiye ku myambaro yabo n'ibinezeza biri mu nzira. Basayisha uko bishakiye mu bwibane no kudamarara, kandi ntibatekereza ku iherezo ry'urugendo rwabo. Ntibatekereza ku kurimbuka kutazabura kubaho ku iherezo ry'inzira barimo. Buri munsi barushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara ntibibabuza kugendana ingoga bihuta cyane. Mbega uburyo nabonye ibi bikantera ubwoba! Nabonye abantu benshi banyuraga muri iyi nzira ngari ariko bari biyanditseho ngo uwapfuye ku by'isi. Iherezo rya byose riri bugufi, namwe nimwitegure. Basaga rwose n'abandi bimeze amajyo bari babakikije, uretse igicucu cy'umubabaro nabonaga mu maso habo. Ibiganiro byabo byari kimwe n'ibyo babandi badamaraye kandi batatekerezaga bari babakikije, ariko rimwe na rimwe batungaga agatoki ku nyuguti zo ku myenda yabo banyuzwe rwose. Bararikira abandi kugira bene izo nyuguti nabo ku myenda yabo. Bari mu nzira ngari, nyamara bavugaga ko babarizwa mu mubare w'abagendera mu nzira ifunganye. Abari babakikije bashoboraga kuvuga bati, ntabwo batandukanye natwe. Twese turi kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe kandi dukora kimwe. Neretswe ko kugera ikirenge mu cy'abisi byakorwaga na bamwe mu bavuga ko bubahiriza isabato. Nabonye ko ari igitutsi ku byo bavuga bizera, kandi n'igitutsi ku murimo w'Imana. Babeshyera ibyo bahamya ko bizera. Batekereza ko batandukanye n'abisi, ariko mu myambarire, mu biganiro, ndetse no mu bikorwa bajya gusa rwose n'abisi ku buryo nta tandukaniro riri hagati yabo. Nababonye barimbisha imibiri yabo ipfa, ishobora igihe cyari cyo cyose gukorwaho n'urutoki rw'Imana, maze bakaryamishwa ku buriri bw'agahinda gasaze. Ubwo begerezaga uguhinduka kwabo kwa nyuma, agahinda n'ubwoba batewe n'urupfu byashegesha impagarike yabo, maze barabaza bati, mbese niteguye gupfa? Niteguye guhagarara imbere y'Imana mu rubanza no kunyura imbere y'ahagaragarizwa byose? Nubabaza uko bumva ibyo kurimbisha imibiri yabo, kandi niba hari icyo basobanukiwe cyerekeye icyo kwitegura guhagarara imbere y'Imana ari cyo, bazakubwira ko iyaba byashobokaga ko basubiza ubuzima inyuma, batakongera kubaho imibereho banyuzemo mu gihe cyashize, ngo bakosora imibereho yabo, bakirinda ubupfapfa bw'isi, ubwirasi n'ubwibone bwayo, bityo bakaba barimbisha umubiri imyambaro iciriritse, kandi bakabera urugero ababakikije bose, babaho imibereho ihesha Imana ikuzo. Kuki kurangwa n'imibereho yo kwiyanga no kwicisha bugufi bikomeye cyane? Nuko abavuga ko ari abakristo batapfuye ku by'isi. Biroroshye kubaho ariko twaramaze gupfa. Nyamara benshi bararikiye amadegede n'ibitunguru byo muri Egiputa. Bafite umutima ubaganisha mu kwambara no gukora rwose nk'uko abisi bagenza, ariko kandi bakajya no mu ijuru. Uko kuzamuka kwerekeza ahandi hantu, ntabwo binjira mu irembo rigororotse no mu nzira ifunganye. Bene abo nta rwitwazo na mba bazagira. Benshi bambara nk'uko abisi bambara kugira ngo bagire abo bahindura, ariko aha niho bakorera ikosa ribabaje kandi rikomeye cyane. Niba bashoboraga kugira imbaraga ihindura nyakuri kandi ikiza, nimureke babeho nk'uko bizera, bagaragarisha ukwizera kwabo imirimo yabo yo gukiranuka, kandi batume hagati y'ubukristo n'isi haba itandukaniro rikomeye. Nabonye ko amagambo, imyambarire n'ibikorwa bikwiriye kuvugira Imana. Niba biba bityo,
imbaraga yera ihindura izahabwa abantu bose, kandi abantu bose bazamenya ko abo bantu babanye na Yesu. Abatizera bazabona ko ukuri duhamya gufite imbaraga yera ihindura, kandi ko kwizera ko Kristo agiye kugaruka bigira icyo bihindura ku mico y'umugabo cyangwa umugore. Niba icyifuzo cyose cy'uko hari impinduka batera ku bandi gishyigikira ukuri, ni mutyo icyo cyifuzo bakigaragaze, bityo bigane Kristo we cyitegererezo cyacu wicishaga bugufi. Kwitegura kugaruka kwa Yesu. Nabonye ko Imana yanga ubwibone, kandi ko abibone bose n'inkozi z'ibibi zose zizasigara ari nk'ibikenyeri, kandi umunsi ugiye kuza uzabakungura bose. Nabonye ko ubutumwa bwa Marika wa gatatu bugomba gukora nk'umusemburo mu mitima ya benshi bavuga ko babwizera, maze bukirukana ubwibone bwabo, kwikanyiza, kurarikina no gukunda iby'isi. Yesu araje. None se agiye gusanga ubwoko bwageze ikirenge mu cy'ab'isi, kandi azabumenya bufata nk'ubwoko bwe yiyereje? Oya rwose. Abazamenya ko ari abe nta bandi uretse abera n'abaziranenge, abatunganijwe kandi bakerezwa mu mibabaro, ndetse bakaba baririnze kwanduzwa n'iby'isi, abo ntibazagira abe. Ubwo nabonaga ibihamya biteye ubwoba ku bwoko bw'Imana, ko ubwoko bw'Imana bwageraga ikirenge mu cy'ab'isi, nkabona ko uretse ku izina gusa nta tandukaniro riri hagati y'abatizera na benshi bavuga ko ari abayoboke ba Yesu umugwaneza kandi woroheje mu mutima, umutima wanjye wagize agahinda kenshi. Nabonye ko bakomeretsa Yesu kandi bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Ubwo umumarayika yabonaga abavugaga ko ari ubwoko bw'Imana ariko bagakunda iby'isi kandi bakagabana ku mwuka w'isi, ndetse bagakurikiza imideri yayo, yaravuze ati, nimusigeho, nimusigeho. Nibitaba bityo, Imana izabahera umugabane wanyu inyuma y'umurwa, hamwe n'indyarya n'abatizera. Ibyo muvuga mwizera nta kindi bizabazanira uretse umubabaro ukomeye, kandi igihano cyanyu kizaba gikomeye cyane kubera ko mwari muzi ubushake bw'Imana, ariko ntimubukurikize. Akenshi bavuga ko bizera ubutumwa bwa Marika wa gatatu, bangiriza umurimo w'Imana kubwo kuba abantu bakebakeba, abanyarwenya n'imburamumaro. Mweretswe ko iki kibi kiboneka hose mu bantu bacu. Nabonye ko hakwiriye kubaho kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka. Isirayeli y'Imana ikwiriye gushishimura imitima mu cyimbo cy'imyambaro. Kwicisha bugufi nk'uko umwana muto kuboneka gake cyane, kwemerwa n'abantu nibyo bitekerezwaho cyane kuruta uko batekereza ku bitanezeza Imana. Umumarayika yaravuze ati, mutunganye imitima yanyu. Nibitaba bityo, Uwiteka azabagenderera mu rubanza, maze akadodo koroshye gafashe ubuzima gacibwe, bityo muryamishwe mu gituro nta bwihisho mufite kandi mutiteguye urubanza. Kandi niyo mutapfa ngo muryamishwe mu gituro, nimudashaka uko mugirana amahoro n'Imana bidatinze ngo mwitandukanye n'isi, imitima yanyu izarushaho kwinangira, kandi muzishingikiriza ku rufatiro rupfuye n'umwiteguro udahamye, bityo muzatahura ikosa ryanyu amazi yararenze inkombe, mutakibasha kugira ibyiringiro bitanyeganyezwa. Bizungura iki? Kristo ararikira buri wese kugira icyo azirikana. Itekerezeho neza. Ku ruhande rumwe rw'umunzani hashyire Yesu, aribyo bivuze ubutunzi buzahoraho iteka, ubugingo, ukuri, ijuru, n'ibyishimo bya Kristo mu bugingo bw'abacunguwe. Ku rundi ruhande rw'umunzani hashyire ibikurura kandi birangaza byose isi ishobora gutanga. Ku ruhande rumwe hashyire gutakaza ubugingo bwawe n'ubugingo bw'abo wagombye ko warabaye igikoresho kugira ngo bakizwe, naho ku rundi uhashyire ubugingo bunganya uburemere n'ubugingo bw'Imana. Pima urebe iby'igihe gito n'iby'iteka ryose. Igihe urimo ukora ibyo, Kristo aravuga ati, kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mariko igice cya 8:36. Imana itwifuriza ko duhitamo iby'ijuru mu cyimbo cy'iby'isi. Imbere yacu ihashyira amahirwe y'uko twagira ibyo dukora turangamiye inyungu z'ijuru. Niyo izakomeza amaboko yacu y'amanyantege nke, kandi izaha umutekano aho duhisemo kubika ubutunzi bwacu. Imana iravuga iti, nzatubya abantu baba ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. Igihe ubutunzi, ingesi n'inyenzi zirya butugeho,
abayoboke ba Kristo bashobora kwishimira ubutunzi bwabo bwo mu ijuru, ari bwo butunzi Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, geze ku gice cya 34 imibereho ya Gikristo nyakuri. Nabonye ko mu basore ntihatabaho guhinduka burundu, ariko guhinduka kutagira icyo gusiga bashobora kuzabura ijuru. Mereye kubyo neretswe, mu basore bavuga ko bemera Imana n'ukuri harimo abadasaga 1/2 bahindutse by'ukuri. Iyo aba bari barahindutse bakwera imbuto ku bw'icyubahiro cy'Imana. Benshi bishingikirije ku byiringiro bidafashije, nta rufatiro nyakuri bafite. Isoko yabo ntiyajejwe, bityo tugeze tuva muri yo natwo ntitwera. Ni mwezi isoko, bityo n'utugeze tuyivamo tuzera. Niba umutima utunganye, amagambo yanyu, imyambarire yanyu n'ibikorwa byanyu byose bizatungana. Kubaha Imana nyakuri kugenda kubura. Ntabwo nasuzuguza umwami wanjye, nemeza ko umukristo ari we muntu utagira icyo yitaho, uvuga amagambo y'imburamamaro kandi udasenga. Oya, umukristo atsinda ibitero agabweho n'ibyifuzo bye bibi. Hari umuti ku bugingo bwamunzwe n'icyaha. Uwo muti uri muri Yesu, umukiza mwiza. Ubuntu bwe burahagije ku munyantege nke hanyuma y'abandi, kandi umunyambaraga nawe agomba guhabwa ubuntu bwe atabuhabwa akarimbuka. Ubuntu bukiza. Nabonye uko umuntu ashobora guhabwa ubu buntu. Jya hiherereye mu cyumba cyawe, maze uraho wenyine winginga Imana uti: Mana, undebe mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Sengana umwete kandi ntugire icyo usiga. Gusengana umwete bitsinda byinshi. Kora nka Yakobo maze ukirane mu isengesho. Shengurwa n'umubabaro. Mu gashyamba Yesu yavuye ibyo by'amaraso, nawe ugomba gushyiraho umwete. Ntukigere uva mu cyumba cyawe utarumva ko ukomeye mu Mana. Bityo ba maso, kandi uko uba maso ukanasenga ushobora gutsinda ibitero ugabwaho, kandi ubuntu bw'Imana buzagaragarira muri wowe. Ntibikabeho ko nareka kubaburira. Nshuti basore, nimushaka Uwiteka n'umutima wanyu wose. Nimuze n'ingoga, kandi igihe muzumva rwose ko hatabayeho gufashwa n'Imana mwazarimbuka. Igihe mwahagizwa no gushaka Uwiteka nk'uko imparakazi yagizwa no gushaka isoko y'amazi, ubwo nibwo Uwiteka azabaha imbaraga bidatinze. Ubwo nibwo amahoro yanyu azarenga y'umuntu yamenya. Niba mwiteze guhabwa agakiza, mugomba gusenga. Nimufate igihe. Mu masengesho yanyu ntimugasenge huti kandi mudafite ibyo mwitayeho. Musabe Imana gukora ivugurura ryimbitse muri mwe kugira ngo imbuto z'umwuka zibashe kuba muri mwe, bityo muzarabagirana nk'umucyo mw'isi. Ntimukabe imbogamizi cyangwa umuvumo ku murimo w'Imana. Mushobora kuba abafasha n'umugisha muri wo. Mbese Satani ababwira ko mudashobora kwishimira agakiza kuzuye kandi agatangirwa ubuntu? Ntimukemere ibyo babwira. Intambwe za mbere. Kwishimira kugendererwa n'umwuka w'Imana ni amahirwe ya buri mukristo wese. Amahoro anejeje kandi y'ijuru azaganza mu ntekerezo, bityo muzakunda gutekereza ku Mana n'ijuru. Muzahabwa n'amasezerano y'agahozo yo mu ijambo ry'Imana. Ariko mubanze kumenya ko mwatangiye urugendo rwa Gikristo. Mumenye ko intambwe za mbere mwateye ziri mu nzira igana ku bugingo buhoraho. Ntimugashukwe. Ni ukuri ngira ubwoba. Nzi neza ko benshi muri mwe batazi icyo iyobokamana ari cyo. Mwiyumvisemo amarangamutima no gutwarwa, ariko ntimwigeze musobanukirwa icyaha mu buremere bwacyo. Ntabwo mwigeze mwumva imibereho yanyu itarakuweho ngo muve mu nzira zanyu mbi mufite umubabaro mwinshi. Ntabwo mwigeze mupfa ku by'isi. Muracyakunda ibinezeza byayo, mukunda kwitabira ibiganiro bivuga ku by'isi. Ariko iyo ukuri kw'Imana gutangiye kuvugwa, usanga ntacyo mufite mwavuga. Kuki muceceka mutyo? Kuki mwaba mufite byinshi muvuga ku by'isi, maze mwagera ku ngingo yagombye kubashishikaza ndetse igatwara umutima wanyu wose, akaba ariho muceceka? Ukuri kw'Imana ntikuba muri mwe. Gufungurira inzira umugisha w'Imana.
nta kintu na kimwe Satani atinya cyane nko kubona ubwoko bw'Imana butunganya inzira bugakuraho inzitizi zose kugira ngo Uwiteka abashe gusuka umwuka we ku itorero ryenda kwicwa n'inyota no ku mbaga yarigize batihanye. Iyo Satani yarabishoboye ntiyakwemera ko habaho ukundi gukanguka kwaba gukomeye cyangwa ukoroheje kugeza ku mperuka y'ibihe. Ariko ntago tuyobewe imitego ye. Gutsinda imbaraga ze birashoboka. Umwuka w'Imana natunganyirizwa inzira imigisha izaza nta kabuza. Satani ntashobora kongera kuba inzitizi ku migisha y'Imana imanuka iza ku bana bayo, kimwe nuko adashobora gukinga amadirishya y'ijuru kugira ngo imvura itagwa ku isi. Igihe ubwoko bw'Imana buzatura kandi bukareka ibyaha byabwo bufite imitima imenetse kandi yicishije bugufi, ndetse bugasaba gusorezwa amasezerano yayo bufite kwizera, abanyabibi n'abadayimoni ntibashobora kuzitira umurimo w'Imana cyangwa ngo bahishe ubwiza bwayo ngo ubwoko bwayo bureke kuyireba.